Ndagushimiye ko wahisemo kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero nkuko nagiye mbibabwira ko nzaza mbagirira ahantu hatandukanye cyane. Uyu munsi nabayitemo kubageza ku kintu cy'agaciro cyane mutari muzi, n'ubukwe bw'umugabo bita Mugisha cyangwa twamenyere nka Karabutoni Kibonge. Ubukwe bwe bwiza bwari bwiza cyane bubereye amaso, dore yuko bwari live bwatashywe n'abantu benshi cyane batandukanye cyane. Bamwe mugiye kugenda mu Rwanda kuri video, nagiye mfatisha agatelefone kanjye gatoya kugira ngo nanjye bakunze banjye banezeze, mbe nabazanira ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Mwibaza ngo biba bimeze bite? Ese abastar iyo bari gusangira baba bameze ute? Vibes bazimeze ite? Ndababwira ko aka kanya iki kiganiro kiri kodinze saa 6:06 na n'ubu ngubu abantu barakishimye cyane, baracyanezewe. Harimo umugabo bita Rusine ndetse n'abandi bantu batandukanye. Impamvu zungu nuko ari we muntu twakagombye kuba twese twari twiteze kutubona mu bukwe bw'umugabo bita Karabutoni Kibonge. Reka mbabwire rero bimwe byaranze ubu bukwe, nuko after party yabo bwose yose abantu bose bambaye kuteri, nta muntu uri kumva umuziki bari gucuranga, si ibyo bubaho, bari kubasha kuba babyiyumvira. Ikindi kintu cyejo cyaranze ubu bukwe bwagize dote yari nziza cyane, dore yuko amagambo yavugiwemo yari meza kuba yakurikiranye kuri live. Ngeze nageze amahirwe yo kuba nageze aho byari biri kureba dote yiwe yari iri kubera, kuko njyewe nasanze yarangiye, ahubwo njyewe narinda aho reception yabereye cyane. Yari jaride nziza cyane ahantu bita kuri Sunflowers mu karere ka Nyagatare, aho bita mu Mutara, tumenyere nko mu Mutara. Ibintu rero byari byiza cyane, dore yuko umuraperi bita Dani nanone ari wo bataramiye, ndetse n'umuririmbyi bita Niyo Bosco, abo nibo bataramye. Hari abaririmbyi batandukanye cyane, uwo bita Gafurike namuhabonye, ndetse n'abandi batandukanye cyane. Mico the Best yarahari, ndetse abastari batandukanye bakina filime cyane. Twababwira bari mu muturanyi bose, nkuko mubazi bakina mu muturanyi bose bari bahari, sibye ubwo ntabonyemo n'uwo bita Goferi ndetse na wa Muniga uvuga ikigande cyane. Abandi bose bari bahari rero. Papa Sava yarahabaye, Baminya yarahabaye, uwo mugabo bita Ndimbati yarahari, uwo bita DJ yarahari, uwo bita Nsabi yarahari, Bobo yarahari, ndetse uwo bakobwa batandukanye cyane, Nyambo Jessica nabonye, ndetse n'umuririmbyi bita Bwiza nawe yarahabaye. Bivuze ko ubukwe bwa Kibongero bwa rubukwe bw'agatangaza bw'akataraboneka. Ndagenda mbakiriramo utu video naye mfata, mugende mutureba. Nshobora kutudukiramo n'amajwi bitewe n'impamvu nyine namwe muzi kuri YouTube ko namwe uko bakushyiramo igihangano, kubera ko hari aho twafashe bari mu muziki, bigatuma tuza kubakuramo amajwi, muraza kuba mu byihanganira. Rero uri Burezerazuba, mu Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, rero nari nahabagiriye kugira ngo mbabereke. Uri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri Uburayi, nahageze kugira ngo mbeyerekere uko byari bimeze cyane. Abanyamakuru benshi cyane bari bahari, dore ko twababwira yuko na Isimbi TV nawe yari hibereye ubwayo, dore ko uwo bita Murungi Sabi nahamubonye nawe yarahari. Ni benshi cyane, nkubwa ngo bwari ubukwe bw'agatangaza, bwari ubukwe bwari bumeze neza. Sinzi nimba wowe ubibonye aka kanya ngo ugiye kuri YouTube wasanga ikirori cyewe cyose kuva muri dote kugeza ndetse na reception, si ikintu utabonamo nicyo bita after party, ndetse byari agatangaza gakomeye cyane. Umugabo Nsabi yakoze utuntu dutekereje cyane, dore yuko we akimara kuba agiye mu gihe Mugisha ari kuririmbira umugeni wiwe cyangwa umugore wiwe, umugabo Nsabi yamaze akazi ke kamaze gushiramo, arangera avuga ati abareyo. Bishatse kuvuga ko ahantu hose baba bari bagomba kuba basetsa kandi ibintu bimeze neza cyane. Byari ibintu byiza cyane by'agaciro. Rero nibibabwira mu byumve ko uyu munsi yari ibirori birenze, dore yuko burya umuntu wapfuye adakoze mariage yapfuye nabi. No kuri ndababwizo kuri buri muntu wese abibonye yaharanira kuba yagira ute yajya muri mariage. Umugabo bita Junior Giti nawe uwo mugabo rwose yarahabereye, dore yuko nawe yavuze ijambo ryari rikomeye cyane. Yabwiye dore nyuma uko Karabutoni Kibonge yavuga amagambo atandukanye, ariko yavugaga amagambo ngo ubu nibwo ngitangira. Yamubwiye ngo rero nibwo gitangira, rero natwe reka iyo ntambwe watangiriyeho natwe izatubere icyitegererezo muri byose.
umugabo bita Mugisha cyangwa uwo mugabo bita Karabutoni rero nyuma y'uko ubukwe bwe bubaye, dore ibirori bimaze kuba birangiye, icyo basigaye bita after party, reka mbabwize ukuri pe, ibi wagira ngo yari iburaye, kubera ko buri umuntu umwe wose wumvaga umuntu ari kuririmba indirimbo ye, bacurangaga indirimbo zitandukanye, ariko kumva abantu bose bari kuririmba indirimbo zitandukanye, kibaza ngo iyi ni ikirori bwoko ki, ariko cyari ikirori kimeze neza, abana bari bameze neza, basa neza cyane. Ndababwiza ukuri ko abantu star bose bakina filime bo mu Rwanda, abo ntabonye ni bakeya. Uwo nigeze mbabona ni Kiramani ndetse na Nyambo yarahari, we maze kuba amahari igihe gitoya cyane, bamaze kuba batanga impano, we na Bwiza bahita baricomokera barigendera, abandi bagenda basigara gake gake, bagenda bitewe nuko amasaha atangiye gukura, kandi urumva ko mu karere ka Nyagatare kandi bageze saa 2 saa 1 gutyo, byari ibibazo kuba bikomeye cyane kuba batekereza kuba bataha. Rero reka mbabwira ngo rero ibyo nibyo nari mbafitiye kuri uno munsi, kugira ngo mberekana turuna duke twagiye turanga ubukwe bwabo, dore yuko byari byiza cyane. Mugabo Ndimbati ajya kubyina ameze neza cyane, muraza kumubona muri video. Umugabo bita Insaba ari kubyina yawucetse cyane, Bobo ndetse n'abandi bantu benshi cyane muraza kugenda mwiboneramo. Ndetse undi muntu nababwiye nabo bahabonye ni umugabo bita Rumaga, rwose Rumaga Junior nawe yarahabaye. Umve ko ubukwe bwa Karabutoni bwitabiriwe n'abastari benshi cyane, kandi bwari ubukwe bwiza kandi bumeze neza, ahantu heza cyane h'amahumbezi, umuntu wese yakwifuza kuba yajya kuba yakorera ubukwe bwe, cyangwa yahita ajyana umuryango kugira ngo ahakorere ikirori kimeze neza. Ibyo gusa rero, umugabo bita Njuga nawe uwo mugabo rwose yarahari, dore yuko ari umwe muri timu ya Karabutoni Kibonge, dore yuko n'umugabo bita ndetse uwo bita Chef Kabosi nawe yarahabaye, dore yuko bivuga yuko nawe we unakora muri ya restaurant ya Mugisha iba Nyamirambo. Reka mubwire ngo rero wakoze kubana natwe. Rero ibyo ni ibintu nashaka kuba nakugezaho muri aka kanya, kugira ngo umenye amakuru no hirya abakinnyi ba filime se biba bimeze bite, iyo bakoze ubukwe biba bimeze gute. Ariko ndakurarekera ko umunsi ubukwe buzaba nawe uzanyarukire, kugira ngo ubashe kuba wareba uko byari bimeze. Ayo niyo makuru rero nari ngufite muri aka kanya, ndetse nzakugezaho n'ayandi. Nimba ari cyo ushaka kuba wamenya rero watwandikira muri comment, kugira ngo dukomeze tukugezaho amakuru. Ciao ciao.